ubu nta kindi kivuga ku mihanda iritavuze Kagarara rivuga motari. Uyu munsi rero ntabwo tuje kuri Kagarara, tuje kuri motari. Uyu motari mubona muri video ahura n'abastari benshi bagiye batandukanye, ni motari waturutse kure cyane, ariko hamwe babona indege bakumva nibitangaza. Ni mu murenge wa Nyabitekeri, iyo kure cyane, hamwe ubutekereza kutazigera ujya i Kigali, wanahagera ugatekereza ko urahita upfa, kuko ubukoze amateka n'ibitangaza, ubukoze byinshi abakurambere batigeze bakora. Aho niho ndivuga motari yaturutse, ni Nyabitekeri kure cyane. Nje ndi Evoda Abanyarwanda, reka twiganire gato kuri motari. Nago nduwina Mabure narakubwi. Noneho cyumva bavuga Mabure uhita wibaza byinshi, uti ese Mabure ni muntu ki? Uwo Mabure bavuga byagenze bite ko muri video nyinshi motari akora abavuga Mabure cyane? Ese Mabure wabarahemukiye uyu muntu, wabaramuzanye Kigali mu kwe background ayo mu cyaro Nyabitekeri, hande bumva indege bakumva ni bitangaza, bamwe bakanahunga bazi kari bivejuru bije. Ese Mabure wakoreye iki motari ko buri gihe ahora kuvuga Mabure muri video? Ese Mabure byagenze bite? We Mabure nanjye nguvuge, ese ntabwo uri mubazanye motari Kigali bakamutanya Nyabugogo, akererwa umunsi wa mbere Nyabugogo, akarara ijoro rya mbere Nyabugogo, byamucanze akajya kwibera marine bikarangira abaye motari, dore ko Spiro zaje kugakemura zifasha abanyarwanda benshi n'abadafite perime basigaye bazitwara. Mabure byagenze bite? Reka twivugire kuri motari. Umumotari rero ni umuhungu watangiye kugenda amenyekana ku mbuga nkoranyambaga bitunguranye, binashimisha benshi. Niyo mpamvu Imana itanga umugisha mu gihe no mu cyaro, ntuzigere wiheba nyamuneka, impano yawe izagaragara, dore ko nta n'impano n'ubundi Mabure afite. Nako motari munyihanganire ubwo ndatezwe. Uwitwa Mabure rero bitewe n'umujinya nanjye yanteye, ashaka barateye agahinda motari, nsigaye mvugishwa cyane. Reka twigarukire kuri motari. Ese ubona uwitwa Mabure uzamufasha wamukorera iki? Byagenda bite mu gihe mugiye muri fight? Dore wahuye na Fisi nagufasha kumubwira Mabure bati Mabure byagenze bite? Aha nge ndumi ubwo ngubwo ko mota byagenze bitewe na Mabure. Nyababyeyi izayitugenda nagushyira muri nyababyeyi. Aha ko numva bikazera ngo we Mabure nibagufata bazakumena nyababyeyi. Niba uri umudamu ariko witwa Mabure ntabyo nzi, ese nanjye ndibaza nti ese Mabure afite nyababyeyi? Ko numva Mabure nkumva ni izina ry'abagabo. Ufite nyababyeyi ute? Ngo Fisi azagushyira mu iriya ndaye maze akacange akubikemo nk'icyumweru, uzavamo wasabye imbabazi motari. We Mabure ko baguteye ubwoba cyane, urabigenza ute? Bareka kwigaragaza batazakumira ko Fisi mbona afite umuduri, ninda ni umuduri azagushyiramo agufunganye. We Mabure ushaka kuba arahemutse cyane, wari ibiceri bya motari. Nyarazi tondo reba umurongo. Ewe mana duhe icyo kurya pe, mana duhe icyo kurya. Mabure we reka tukuveho twigire ku bamotari. Abamotari ngo byakaze, ngo babuze esanse, abafite Spiro bari kubatwara abagore, abafite Spiro bari kubatwara ibiceri, abafite Spiro bari kwishyura inzu, abadafite Spiro barimo gusubira mu cyaro ngo esanse yabaye esanse. Mabure we yibereye mu cyaro cyangwa se akaba ari mu bwisho kuko bazamuka canga. Ko motari we usigaye wamamaza se? Ko ndi kubona wagiye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ufatanya kumotara no kwamamaza. Ako ni tu travel n'ubundi wavuye mu cyaro iyo Nyabitekeri, aho mwumva indege mukagira ngo ni ikivejuru mugahunga cyane. Aha reka nigarukirira ahangaha. Nge nari Evoda Abanyarwanda, nyamuneka kora subscribe kandi kano kantu mutume kagera kuri motari. Ibi bintu usibye muri Keystone twandikire ku izi nimero kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare. Kandi ibi bintu we Mabure narabikubyiye, ibi bintu byo kumenyera umumotari ngo sinzi ko uzabishobora. Mabure ibi bintu wabibonye? Aba n'abana b'imusumba ba mama makuru. Ibyo bintu